Welcome back to our YouTube channel MTV1 Show. So guys, uyu munsi nkuko mubibona mfite umutumirwa. Umutumirwa uri special as you can see nyine. Reka atangire atwibwira uwo ari we. Murakoze, nitwa Ngerageza Elia, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda w'imbaraga za Gasogi. Utubwiye ko uri umukinnyi wa filime. Wow, byiza cyane. So uri umukinnyi ukina filime zimeze gute? Nyina filime zerekeye ubuzima bwo mu isi, nyine muri iki gihe uko ibintu bimeze niyo dukina twerekeza kuri iyi si ukuntu imeze. Ufite abandi se mubikorana, like ni filimi ni wowe wayiteguye cyangwa se ufite abantu baba baravuze ati reka dutangire iki gikorwa, cyangwa se ni wowe wabitangije ku bwawe? Narabitangije ariko sinjye wandika filime, hari uwandika filime. Uwandika filime urumva si wewe? Ntabwo ari jyewe. Hanyuma filime yanyu igizwe n'abantu bangahe? Filime yacu igizwe n'abantu 25. 25? Yego. Abantu 25 mwatekereje mute bateka dutangize twese dukore ikintu nyine kimwe twese? Urabizi uyu ngubu kuba wakumvikana n'umuntu ukavuga ati dukore ikintu mu gihurijeho muri abantu 25 biba bigoye. Waba approachinze ute kugira ngo mbe mwatangira kino gikorwa cyane cyo gukina film? Twaratekereje nyine, nazanye igitekerezo ndavuga ni reka nshaka abantu dufatanye, twihangira umurimo. Turavuga ati reka dukine sinema nyarwanda, dugenda dushaka abantu nyine bagenda baza buhoro buhoro, birangira tugarukirije ku uwo mubare niwo twagarukirije, ariko n'abandi bo kwinjira dukeneye turahagije muri make. Ntaribagirwa channel yanyu yitwa gute mukoraho ibikorwa byanyu? Channel yacu yitwa Imbaraga za Gasogi. Urumva ni naryo zina ryayo? Ni yego. Hanyuma channel yanyu mwayifunguye ariyo kuvuga ati reka tujye dukinira film gusa, cyangwa se mwayifunguye hariho n'ibindi bintu bikorwa byinshi mwagenda mukora bitandukanye? Kubera ko itaratera imbere cyane, wenda bizagenda biza gahoro gahoro tunamamaze wenda, ariko twe ntabwo turatera imbere cyane ku buryo tugezaho kwamamaza. Turakisuganya. Mwatangiye gukora ryari ibi bikorwa byanyu byo gukina films? Twatangiye mu kwa 12, 2023. Hanyuma byakujemo gute kugira ngo ube wavuga ati reka ntangire YouTube channel mbe nashaka abantu nyine twakorana kino gikorwa? Byakujemo gute uvuga ko nyine ushaka gutangira ibyo bikorwa byawe? Narebye sinema nyarwanda numva ndayikunze, ndavuga ni nanjye reka nyinjiremo ndebe nimba bizatanga umusaruro. Naje mbwo kugira ngo nakazi, kugira ngo bizambereze inyungu mu gihe runaka. Urumva mbese wowe bikoze ubu ngubu hari abantu basigaye bavuga ati reka nkore kino kintu maybe nzaba umustar, reka nkore kino kintu wenda nzabona iki n'iki. Wewe urumva point yawe wakuba bikoze ugamije iki? Yagiye nabikoze nyene ibintu bibiri: kuba umustar no kugira amafaranga. Kuba umustar birashakishwa? Birashakishwa kuko gukora cyane niko gutera imbere. Hanyuma utubwiye ko muri aba bantu bose 25, hanyuma se iyo bigeze urabizi ibintu nk'ibyo ngibyo by'amafilms biragora, location, ibikoresho mukoresha byose bisaba amafaranga. Muri mwese ninde ubigaramira akavuga ati njyewe ni njyewe uzajya ukora bino bintu byose? Ni wewe cyangwa se murateranya as a group? Turateranya biterwa n'ukuntu abarimo n'ubushobozi. Hari abatanga amafaranga, hari n'abatayatanga bitewe n'ukuntu umuntu nyine ari. Niko bimeze. Hanyuma ni nk'iye film nyarwanda ugire ukavuga nanjye ndifuza ko ibikorwa byacu bizagera kuri ya rwego, bavuga ati nyine bari abakinnyi bakina muri iyi film runaka ni nk'abahe? Abakinnyi bakinamo b'ingenzi mbese role model bawe nyine b'abakinnyi ba films? Hari ukinamo yitwa Haji ari we jyewe. Hakaba n'undi ukinamo yitwa Mutoni.
hakaba n'undi ukinamo yitwa Miss Gasogi. Miss Gasogi Miss Gasogi n'abo bantu abo ngabo nibo bantu bumva ati wawu aba ngabo barashoboye. yego. Why uvuga ko aribo bashoboye kandi buri wese rero umuhaye aba yayikina neza cyane kubera icyo uvuga ati aba ngaba? Hari ukuntu ureba umuntu ukabona umuntu ikintu akinjiyemo n'umutima we wose, ariko hari ukuntu ureba n'umuntu ukabona ibyo arimo gukora ntabwo ubona bimuriho cyane. Rero gutyo uhita ubona ko icyo akora agifite ku mutima kandi anagishoboye. Hanyuma se ko batubwira ko twumva amakuru nyine nk'abandi bose, ibintu nk'ibyo mwakoze muri benshi abantu 25, dore ko muri na benshi nta kantu mukuramo, kandi urabona nyine hari nta hantu muragera kuvuga ati turinjiza yacu, buriya ntabwo mujya mucika intege muvuga ati ubundi si ibintu biki turi gukora, mukaba mwatekereza no kubivamo? Ibyo ntibyabura ku banyamuryango barenze umwe, ariko nyine turagerageza tugakora kugira ngo wenda imbere bizagenda neza, kuko baza twavuganye ko inyungu itarahita iboneka ku kanya, ariko mu gihe runaka inyungu izaboneka. Hanyuma n'iki kibaha imbaraga zo gukomeza ibyo bikorwa byanyu kandi mu by'ukuri nta kintu murageraho? Igiduha imbaraga zituma dukomeza gukora filime, nkunda gukurikirana buriya Nsabi n'Abamitsutsu, bariya bantu batuma dukomeza gukora, kuko Nsabi yavuga ahantu yatangiriye natwe ukuntu twatangiye biratandukanye. Bitandukanye mu buhe buryo? Kuko hari ikiganiro cye yegeze gucishaho avuga ko yatangiye nawe nta muntu umwumva, ariko aho ageze banza n'isi yose imuzi. Natwe rero biduha imbaraga twavuga ati reka dukore dukomeze, mu gihe tutazi natwe tuzamenyekana. Mu gihe mutazi, ahubwo se ni ukubera iki mwagiye kwita filime yanyu muravuga ati imbaraga za Gasogi, kandi mu by'ukuri abakinnyi bawe baturuka Gasogi, nawe ubwawe niho uturuka, kubera iki mwavuze ati reka tuyitire izina? Turi urubyiruko rwa Gasogi, ni nayo mpamvu twahisemo tuyicano yacu tuyita imbaraga za Gasogi, nk'uko wumva Rubambye ingwe. Numva Rubambye ingwe ikipe y'inaha Gasogi. Okay. Hanyuma filime yanyu utubwiye ko mufite umuntu uyandika, ese uwo muntu ni umuntu mwishyura akayibandikira cyangwa ni umwe muri timu yanyu? Ni umwe muri timu yacu n'umunyamuryango. Ni umunyamuryango wanyu? Yego. Arandika, mwebwe urumva mukagenda mutanga amarozi nyine z'abakina. Ubwo se ntabona mujya muhereza amara kuvuga ati ngo uyu ntabwo abishoboye? Ni nk'izihe mpinduka muhura nazo mu gihe muri gukina filime zanyu, mukaba mwahura maybe mukavuga ati tubireke, urumva hakaba hari n'ibindi byiza bya films mubona mukavuga ati tugomba gukomeza ibi n'ibi ngibi kubera ko turi kubona ko bizatugeza? Ni ibihe byiza mwabonyemo kuva mwatangira, cyangwa se ni ibihe bibi mwabonyemo? Icyiza twabonyemo cyangwa ikibi, hari ukuntu dukenera nko kuba twakinira ahantu heza harenze, ariko kubera ubushobozi ntitube twahakinira, bigatuma dukomeza gukinira ahantu hamwe bitewe n'ubushobozi. Biratubangamira cyane, ariko mu minsi iri imbere nibigenda neza tuzajya dukinira ahantu heza kandi hafite n'amashusho meza cyane. Aho tugiye ko mwifuza kujya mukora ahantu heza, ese kuri wowe ahantu heza ubona mwakinira filime ni nka hehe? Ahantu heza twakinira filime ni mu mujyi. Mu mujyi, mu muhanda, mu mahoteli, mbese ahantu heza hakomeye, mu mihanda myiza apana y'ibitaka. Urumva nyine ko biri rwose ishusho yaza isa neza cyane. Ese filime yanyu ifite ibintu ni ikintu mushaka kuba mwabwira abaturage, se nk'inyigisho yihe irimo muri filime yanyu? Harimo inyigisho nyinshi. Harimo inyigisho nyinshi, iyo bita Mukadata mubi, iyo filime rwose ni nziza cyane. Twerekana uburyo ki iyo mama wawe yapfuye ukabona undi papa wagashaka undi umugore, ntago agufata nk'uko mama wawe yakagumye kugufata. Urumva tuyishyira kugira ngo twihanganishe abantu badafite iki, ababyeyi babo. Urumva iryo niryo somo, mbese ni nka message muri gutanga ku bantu baba bafite icyo kibazo. Yego.
ibyo ni byiza cyane. Hanyuma yaba ari filime ya mbere se mukinye cyangwa mufite nyinshi mwagiye mukina? Dufite nyinshi cyane, ahubwo nuko wenda Bitaracamo? ntabwo biracamo neza fresh, ariko nyine bizacamo. Bizacamo hamwe n'Imana kabisa. Kandi courage cyane, ibintu niko bigenda. Yes. Hanyuma ni nk'ikihe kintu uba wifuza kugeraho nkawe? Reka tureke muri side ya films, twongere tugaruke mu buzima busanzwe. Nkawe utekereza nyine ibyo bikorwa byo kubatereka ntangire gukora kino gikorwa cya films, kuri wowe ubwawe wumva ushaka kugera ku ki mu bintu uri gukora? Jewe ikintu numva nshaka kuzageraho, mba numva nshaka kugera ku rwego rwo kuba nakinana n'ibyamamare byo mu Rwanda. Umbwiye ko wakifuza gukina n'ibyamamare byo mu Rwanda, ni ikihe cyamamare ubu ngubu uba wumva ewana ukinanye nacyo mana yanjye wumva nyine ibintu ni sawa cyane wifuza kuba wakinana nawe mbere? Icyamamare nifuza kuba nakinana nawe ni Nsabi. Nsabi? Ndi umufana we cyane. Uri umufana wa Nsabi? Cyane. Wahise utamu approachinga mukazakinana cyangwa wigeze kubigeragezaho biranga? Oya, sinabigerageje, ariko biri mu nzira. Ese Nsabi ni iyihe mpamvu umufana? Kubera ko mu Rwanda muri filime nyarwanda dufite abakinnyi benshi cyane kandi bakunzwe kurusha Nsabi. Why wewe wahisemo Nsabi kuko ati ngende umufana wa Nsabi n'ubu ngubu nahitamo Nsabi? Nsabi rero impamvu mukunda cyane, mbona yakitinga neza cyane. Yakitinga neza nka gute? Nka kuri wenda sinzi ukuntu nabivuga, ariko mukuri ikintu agiyemo ubona rwose akigiyemo rwose agikunze cyane, kandi ukabona kirimo n'umutima we wose. Ni nawe mfatire icyitegererezo. Hanyuma turetse mu buzima bwo gukina films, ni ikihe kintu wahoze wifuza kuzaba cyo ariko nyine ntibyashoboka? Wenda ubundi n'ubu ngubu nifuza kuba umukire cyane. Umukire cyane kabisa, umukire pe. Niba umukire utabikoreye. Ni nayo mpamvu nyine dushyiramo imbaraga kugira ngo tugere aho tuva tujye naho tugera. Wewe urumva target yawe no kuzaba umukire cyane? Gusa ariko uravuga ati nzaba umukire binyuze muri iyi nzira iyi niyi. Ntago wavuga gusa ngo nzaba umukire. Nzaba umukire ariko binyuze muri iyi nzira iyi niyi. Ni iyihe wowe uvuga ati ngewe nzakora kino n'iki mbe naba umukire nyine nkuko mbyifuza? Wenda ntago mu buzima dukina wenda filime, ariko no mu yindi minsi dufite ibindi dukora. Ariko icy'ingenzi ni uko ngewe ngomba kuba umukinnyi wa filime nyarwanda kandi ukomeye mu gihugu. Ukomeye? Urumva niyo target yawe? Niyo target yanjye. Wow. Ibyo ni byiza cyane kandi courage rwose uzabigeraho. Yego, murakoze. Hanyuma ni nk'ikihe kintu wabwira abafana bawe, mbese abantu babakurikirana filime zanyu n'abatari bayizi ubu ngubu bagiye gutangira kubakurikirana kubera ko wenda babonye kino kiganiro, cyangwa se kubera ko bagiye gutangira gukurikirana ibikorwa byanyu, wababwira irihe jambo? Ikintu nababwira ni uko tubakunda kandi badufashe, batwamamaze. Babamamaze? Kandi rwose baradushyigikire. Nicyo nabasaba. Ibyo ni byiza cyane. Wavuze ko channel yitwa Imbaraga za Gasogi. Guys, nkuko mubyumva atubwiye ko channel yawe yitwa Imbaraga za Gasogi. Guys, bakora ibikorwa byiza, bakina films nziza, ndabizi ko namwe muzazikunda. So wowe utarareba izo filimi nawe uri kuzireba, naguha courage yo gukomeza kubira cyane kubera ko harimo ubumenyi bwinshi kandi muzakuramo byinshi, kandi I hope ko muzabikunda cyane. Murakoze, mukomeze mukore subscribe kuri channel yabo, like, share n'ibindi byose bisabwa mu bikore guys. Mutibagiwe na MTV1 show, ibikorwa byiza byacu ndabizi ko mubizi guys. Turanabashimira mwebwe mukomeje kudukurikirana, mwebwe mukomeje kudusharinga no kuri ama subscribe. Turabakunda cyane. Ciao.